Yesu narwanya abantu bakundana. So abantu bakundana seriye. Iriya ndirimbo jewe ku bwanjye urumva ginera n'iseseme ko yumva bro. Nta nubwo nakubesha iriya ndirimbo ku bwanjye. Iyo ndi no kurya nkumva iranavuze urumva. Ikibazo nuko ari na televiziyo nge nyireba ngo wanjye ni Juno kizigenza ubundi ngo nge napfa kubwe ngo I love you so much bona namwisegura bona namwitengura. Esundi ikosa Joyeze yakoze nire mu guhimirira. Ega ikosa aba yakoze kandi kubwire siniriye niryo nshaka ko. Wese nibe birango wagaragaza byatuma Juno atamwemera. Biba bihari. Cyambere cyo ni mubi. Kandi ko mumeze nka Dorimbogo. Oya, ntabwo meze nka Dorimbogo. Dorimbogo subundi uriya we namuvuga hiki. Uriya nawe subugori yaririmbye hari kirigira amuvugaho. Joyeze azafata ikirahuri yirebe ahere hasi urumva arindageza hejuru ku mutwe we. Niburinda bwira nta defo yibonyeho azahita avuga ati Mr. Kayisi buriya yaranyibasiye koko cyo kintu uvuze ni cyiza. So heruka kwira muri miriwari inde wowe yewe ndigizi mbese hari umuntu ujya natubwire defo yibonyeho. Eyo bahaye ikaze bakunzi ba BigTown TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Ubu ngubu none nkangaruka nyine bita Mr. Kayisi ikaze. Yes yaman vipi salute kabisa. Murakoze cyane. Ngo wanjye ni Juno kizigenza ubundi ngo nge napfa kubwe ngo I love you so much bona namwisegura bona namwitengura. Ngo wanjye ngo ni Juno kizigenza ngo namwitangira ngo no mu buriri ngo njya mwisegura ngo yu ngo yewe ngo cyama ngo Juno kizigenza ngo tukimanira yo satani uzatugenda ugeze ryari maso satani we wa musenzi we satani we ugenda uhari byishinageraho mvaho utazibesha ucyongoza nyaguhambana ukanize gucumura nifatanya gupfukaniza ubushuhe please man Mr. Kayisi umwanzuki bro. Yeah, Mr. Kayisi. Yeah, bro. Ayo mbona wishimye man kandi ngiye mbabaye man. Nkababazwa n'abari kwica generation man. Bari kwica iki? Nkababazwa n'abantu bari kwica ino generation sibyo. Ya music. Jewe uri guseka kandi ngiye mbabaye. Burya ntago byari ngombwa ko ngeseka. Kuko buriya jewe ntago nishimye cyane. Ariko nawe sinzi impamvu. Icyo bivugaho nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umunyamakuru yari uburyo utangiye wintroducinga buri akantu utangiye uririmba buri akakantu se ntabwo wakumvise se ngo wanjye ngo ni Juno kizigenza ngo nanamwitangira ngo nanamupfira ngo nanamwisegura ngo mu buriri ngo nge ngo muramurota ngo yungu cyazamo ngo nge ngo nkabana mwana Juno kizigenza we mani hari flow rwose ziba zinjya mu matwi. Ibaze bano bahanzi man. Ibaze bano bahanzi bari kutuzanira. Man ni nabigoranye ngiye kubyumvisha mu mutwe wawe. Wanandire mbere kubigukora muri iyi minsi ariko. Nandi mbere kubigukora muri iyi minsi. Indirimbo? Niyo ndirimbo iri kubigukora muri iyi minsi kare. Iyi ndirimbo jewe yaminduriye vibe sinakubisha. Uzi ko yatumye nanje ubwenge bwanjye buyoba. Nari ndimo gupanga project sibyo. Ariko ibaze kugira ngo ha trending urikumva. Iyi generation ikeneye ibintu by'ubugoryi ino generation sibyo ikeneye abantu bakora ibintu by'ubugoryi ikeneye abantu bakora ibintu urikumva so bisekeje urikumva so ni ibintu rero bitangaje kuri ngewe urikumva niyo mpamvu ngewe biba byanambabaje bikanatuma nibaza ese ubundi karaga kuba gute kibasira umuhanzi ukomeye cyane ngo ni Juno kizigenza twese tuzi sibyo ariko ibaze kuba yanamwihaye ni ibintu nawe ubwawe wakwibaza nk'umunyamakuru sinzi nimba bishyigikiye sinzi niba ubishyigikiye biriya narwanya abantu bakundana. So abantu bakundana seriye uri seriye ko bakundana mpamagare Juno kizigenza uri seriye muhamagare abantu bahise ntabariza nasebye umwana w'abandi by'ubwanjye Juno kizigenza aranyihamagarira rambye uti bro kari agakobwa uretse ibyo kigira byose ndaje nje nishinganishe mu nzego z'ubuyobozi ukumva ubundi mwereke ko ukumva ko byose bishoboka biriya byose abe yabikoze nkamureka turumvikana biriya byo rwose mureke agere ku cyashaka namara kugira ku cyashaka ukumva ubundi nimba ari nanjye muntu yabonye ukumva yishimiye bikanatuma angira inzozi mu buzima bwe bikanatuma ahora ndota ukumva
ziranzo zigenza nzimukuramo kandi ikindi ukumva so buretse ndahamya ko ubuyobozi nabwo bufite ikintu bizabivugaho ukumva ariko hagati aho ngaho yewe biba byanambabaje bya hatari biba byanambabaje sibyo twebwe dukeneye abatalented sibyo dufite abantu ukumva dufite abantu bakeneye kuririmba indirimbo zubaka zifite message sibyo bakahita batuzanira izo kurota abantu mani batanari kumwe kweri urumva atari ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane hari indirimbo nziza ziri gutraininga sibyo zikomeye cyane ku rwego rwo iriya ndirimbo se nimbi iriya ndirimbo ngewe ku bwanjye urumva Intera n'ISESEME ko yumva bro nta nubwo nakubesha iriya ndirimbo ku bwanjye iyo ndi no kurya nkumva iranavuze urumva ikibazo nuko ari na televiziyo ngenge nyirebaho kuri Flash TV bayinyuzaho mani kubera ko ari televiziyo ngenge ndeba nkahita ngenda nkahita nzinya mani nkahita ncomokora gute nkahita ncomokora ati wapi kabisa ntago ngewe rizi ndirimbo nkeneye nise urumva mani niba batangiye kuza baturutisha JUWAYEZE twebwe turabahanzi bafite meaning rero muri ryatarisari oya ari ibintu rega byo kumvikana mani nese usibye ubuntu bw'ubugoryi aho ngaho urumva umuntu yaza kuririmba abanyarwanda bagakunda yigo niyo generation inagezweho sibyo ariko bamenye ko ni byiza nabyo bikeneye kujya ku isoko nimba inagatwiko urumva so gusurumva bari kuvuka bazumva indirimbo z'ubugoryi nka buriya esundi ikosa JUWAYEZE yakoze nire mu guhimirira ega ikosa bayakoze kandi kubwire siniri ikosa bayakoze nuko abafashe umuhanzi urumva uri ku rwo rwo hejuru nka Juno kisigenza akamwibasira akamushyira mu nzozi akamushyira mu bitekerezo bye borose byo urumva akamushyira mu bitekerezo bye urumva mbese agahora namurota ko bari kumwe urumva every day every time every night urumva agahora mwiyumvisha ko bari kumwe nyene mu nzozi asubundi abyumvutiye ryane kamurota cyangwa kamutekerezaho gicambira baba bari mu kubitekerezaho ute ubwe abavyumvutiye ryane ese bayumva bifiri indese JUWAYEZE niwe ndi kubwira unega amatwi nyumva ese iri gufiringa Juno kizigenza mu buriri uryamye ese ubomba muri kumuri tayari uba wumva someze ute Genda shaka kumenya abayumva meze ute abayumva ari sawa nese no bimenya urabikoresha iki so rimbimenya jewe so biratuma biraza gutuma rwose nanabikunda nubwo byambabaje nubwo nani isaha bikirimo kumbabaza kuko ntago ngiye nishimiye ko ino generation wayihinduriye ubugoryi so iyi muzike ikeneye abana baba talented ikeneye abana baza baduha indirimbo zikora ku mitima ikeneye abana bafite amagambo yumvikana ntago ibyo kuzuta ku muntu sinaga ari imana gutaka ntagari imana gutaka kuko nareba nabi Juno kizigenza zafungisha JUWAYEZE reka ndazafungisha JUWAYEZE azamufungisha buri akara nagatego nubwo ari amafoto yafashwe yafashwe ntago Juno kizigenza yarazi ko bizagenda kuri ahubwo vuga ngo karana gateguro no kugira ngo azabone uri kumva uko amufungije no kugira ngo azabone icyuho bro icyuho neza Juno nafungisha JUWAYEZE yakunguka ntacyo yakunguka ariko nari arimo kumwicira kariyeri y'umuziki wewe gute sari indirimbo yaririmbye so ntayo yaririmbye ariko ari kumushyira mu bitekerezo bye so ari no kumusebya umva mubwire icyo ni gushaka kuvuga no kumusebya nese aramwita girlfriend we amwita umugabo we gute se mu buryo nese ubona bataberanye baraberanye uri seriye ko baberanye none tubirebe neza none nuko bitabashoboka ngo JUWAYEZE aze hano uri kumva jewe yanyereka ibirango yarishisha kuri Juno kizigenza kugira ngo bikunda mwemere yabinyereka nka wese nibe birango wagaragaza byatuma Juno atamwemera biba bihari cyambere cyo ni mubi kumva face kumva ntagiri too much kandi yifitiye umumetisi wo hanze mu Ethiopia genzi neza rwose reka turaturanye mani Juno kizigenza ntagatuye kuri je turaturanye kabeza ni nkaho imiryango isa nkaho yigiranye turumvikana niba utaranabizi nawe sini mu Jesus uzaze mbikwereka je naragatoye kabeza yeba we uri seriye arahatuye neza biri nyabyo genda bikubwiye vuga ngo turanaturanye reka ariko se ibintu nta bikintu na kimwe yarishisha kuri Juno kizigenza icyambere cyo Juno kizigenza ifitiye umumetisi mu Ethiopia so benda no gukora ubukwe urukumva nuko ntazanye smartphone yanjye nari kumukwereka urukumva uko ameze nari kumukwereka uko bimeze sibyo ariko noneho reba ukuntu ateye uriya mu baby
afite ibicece nk'iby'inka yahaze arabyibushye cyane uri kumva uriya mu baby reba Juno kizigenza ukunagana sibyo si muri za kandi ko umeze nka Dorimbogo oya ntabwo meze nka Dorimbogo Dorimbogo si ubundi uriya we namuvuga iki uriya nawe si ubugoryi yaririmbye hari ikindi namuvugaho uriya nawe nukuza guteka imitwe ngo ari gutanga message ari kuririmba ngo Dorimbogo yo ngo zazurebe ya ngo ipusi ngo nimbeba ngo yo ngo dori pusi Dorimbogo mu Rwanda rwiza ibintu y'ibyo mani ntabwo iyi generation ikeneye ibintu by'ubugoryi ikeneye ibintu bizima ikeneye message zikora ku mitima ku bana bari kubaho nabi iki gihe ndabesha bro ikeneye meaning ikeneye ibisobanuro bisima bifadika indirimbo zizagera kuri president indirimbo zizagera ku bakuru b'igihugu ku bayobozi ndetse n'abimitekano ndetse ku banyarwanda bose bakumva ko indirimbo ifite n'igisobanuro cyese kuvuga se ako uzazutaka umuntu ubundi giyewe nkugira ari nama JUWAYEZE wava kuri uriya mutipe wava kuri kariya gatipe sibyo ntukazagiye rwose witiranya abantu je niko ngira bivuga nta mpamvu yo kwitiranya abantu ngo ufate umuntu ngo umugire imana kuri wewe umugira ese ubu yakumarira ikijuru yakumarira iki yemba muri ntacyo yakumarira kuko urakomeza umuntu natamukunda arakora iki arasubira mu kazi ko mu rugo arasubira mu kazi ko mu rugo akunde biriya akunde reka muwaze ako kantu ariko tukaganira kuki abantu mwese mukunda kuvuga ngo asubire mu kazi ko mu rugo niko ashoboye tuzi ko nese ibyo ashoboye reka bifitiye impamyabumenyi aya abifitiye impamyabumenyi akanyica ngo nasubire mu kazi ko mu rugo nasubire mu kazi ko mu rugo nese umuntu aremewe kuguma mu kazi ko mu rugo nese ko ariko ashoboye wowe ibyo wakoraga cyane n'ibyo ugikora jewe se na n'isanda cyabikora wakoraga iki nakoraga umuziki kandi na n'isanda cyawukora kandi nakoraga social media muri rusange na n'isanda cyayikora mbere yo gukora umuziki wabanje gukora iki jewe ntacyo nakora njye navutse mbona papa ari umucuraranzi navutse mbona mama ari umuririmbyi papa aracyacuranga se oya kuko ubu ngubu akuze yararuhutse none kuki wumva ko JUWAYEZE azaguma mu kazi ko mu rugo niko ashoboye reka niko afitiye nese yakoze iwanyu ku buryo bwangaraga niko bamuhaye n'icyangombwa reka njye mfite n'amakuru manje bamuhaye n'icyangombwa cy'akazi ko mu rugo yize ubukwizineri ukumva nibyo agomba gutekera cyakoze gutekera amako yabishobora yize ubukwizineri se urabizi neza ko yize none se kubera iki nabizi nese nzakwereka aho yakoraga nyene baramubwiye ati ngo ngwino tuguvuze ngo na Juno kizigenza arasimbutse aravuga ati ngiye guhura n'icyamamare bro yakoraga nyine yakoraga hehe aha yakoraga igikondo none se waruzi ngo ntago mazi rero mani jewe mba ngomba kubiza ariko reka mubwira ari akantu mugomba gukosora kandi ko kuba ngo nyine ngo nagume mu kazi ko mu rugo ntago twagakosora ega ku kantu niko kantu kamuhamye kandi niko kazi nawe ubwo aravyivugira ntakajya mu kazi ko mu rugo ngo niko ashoboye none se ibyo ashoboye urabizi ibyo ashoboye urabizi none se ibyo gukundana na Juno arabishoboye ko Juno yifitiye umukunzi we adakona na Juno se nta bindi bintu yakora ibiki ngaho bimbira ibyo yakora uzabimubaze ari hese bimubaze reka mbibaze azansubize muri comment wakora iki sibyo ni ikiyo kindi wakora uramutse uvuye mu kazi ko mu rugo sibyo nese aka kanya ntabwo ari kugakora ariko sinzi mama ngo ubizi utese nasira mu kazi ko mu rugo ngo niko ashoboye reka abacuti be turavugana mani na n'ubu ngubu akarimo nese mubeshi akarimo nagara kavamo nese kandi azana kugumamo kubera ko nta kiri kintu ashoboye ntago zino nkoranya mbuga wazititimisha uratisha ngo nakunze ngo Juno kizigenza no kurangije uravuga ati nave mu byarimo yayobye gukunda Juno kizigenza ose ko n'inyogo ye yaje mucikira sha uriya mutipe w'iminkanyari mu bwonko w'iminwa mibi sha so kubesha bro ntago nakubesha uriya mujyama w'amenyo ameze kuriya uri kumva sibyo wenda ukagiza amenyo mabi ariko unaborosa bro yakuzi kugira ngo umutipe ze ngo ni wane ngo ni yago ngo ni wane abanyakorabo yatangiriyeho wowe iyi rakorabo igihe nta kintu ivuze kuri nge nta n'ikimpombya uri kumva ariko icy'ingenzi uri kumva se ni ukuririmba ikintu kizima gifite message inyogo ye ubu nawe yaje akurikiza biriya bya DORIMBOGO akurikiza biriya bya JUWAYEZE ngo wa Juno uri kumva nshaka kujyanya ibyo bintu no ya nibyo erega bega n'ikimwe inyogo ntabwo akurikije ibya DORIMBOGO ese no bishona wewe
kunyago yakoranye indirimbo n'umuntu yakoranye n'umuntu z'ubwenge sibyo uzubwenge none se JUWAYEZE we nuvuga ko atakoranye nawe ntabwo afite ubwenge we jya gufata projet ya JUWAYEZE ngo nabande n'abadorimbogo bifatanye na projet irimo umuntu reka buri muntu wese ubundi mbere ubushize wambwiye ko ngo yagongo yakoze indirimbo sibyo ibyo we kujya kubigeranya njye ntabwo ngiye ushobora kunyumvisha uburyo ngo iriya ndirimbo ya JUWAYEZE nambe n'indirimbo ya JUWAYEZE ntabwo ushobora kunyumvisha uburyo ni nziza nambe n'indirimbo ya JUWAYEZE ntabwo anyumvisha uburyo ni nziza kurusha iya nziza byadanje no muri comment baturebere kabisa ni nziza kumva ni nziza ukuntu ari nziza yo ifite n'agashusho ubona gafite isuku sibyo ariko iriya boro wagira ngo nabapfumu man wagira ngo nabapfumu bari kuza bakindagura bakindagura ibintu kumva nk'umurozi waraye kunzu y'umukire man ariko nese ubwo bajya guhamura bahamura ikimani biriya bisirimba tubizi mu rusengero ariko noneho ntago ari sawa kabisa nambe ni ya JUWAYEZE kabisa ari kumva wenda iyo yagerageza aho wanakumva uryamye uri kwiyumvira rwose imitoma yateye Juno kiziyenza kugira ngo amwimariremo kumva ukumva n'uburyo ki amwifashisha mu buriri yaryamye akamuhindurira ubuzima akamurota so mbese akumva amarangamutima ye rwose ari ruzungu kabisa ukumva nyene nawe bwarabyishimiye bikanatuma rwose araradesinziriye kubwe si ibintu byumvikana mani ni ibintu byumvikana reka mani bino bintu mani biteye n'uburakari mani biteye n'umujinya mani sibyo jewe biranarya mu bwonko mani biranambabaza sibyo sinumva ukuntu umwana w'umukobwa yifata sibyo akakunda umuntu nkuriya ntaho bazahurira mani reka ntaho bazahurira bro nta bazahurira icyambere cyo Juno kizigenza nta kintu yakumarira nta kintu yakumarira va muri biri mu kazi wakoraga muko mu rugo ibindi birangire ureke kubesha abanyarwanda ngo ukundana na Juno kizigenza sibyo nyene nese ubwo wewe ntago ujya wireba ngaho JUWAYEZE azafata ikirahuri yirebe ahere hasi urumva arindageza hejuru ku mutwe we niburinda bwira nta defo yibonyeho azahita avuga ati Mr. Kayusi buriya yaranyibasiye koko icyo kintu uvuze ni cyiza so weruka kwirira muri miriwari inde wowe weruka kwirira muri miriwari ako kuki nanga yigero mani ako nawe ubwawe ko tuvuga abana ngo bare muri miriwari yewe ndigizi mbese hari umuntu ugenda natubwire defo yibonyeho inde nibonyeho defo yibonyeho ni yewe ndi ruzunga ahantu hose ngiye ndi too much man sibyo icyambere cyo ngiye ndi umuniga koko kuri wujuje byangombwa rukumva ninge ninge mu manigo barizwa mu maniga yose abaho urugwami sibyo na hehe hose ni wajya bakubwira ati Mr. Kayusi umwami w'inzuki ameze ute muwe mu bimeze bite sibyo ariko ubundi ikintu batwangira ni ukuri kuki ubundi ukuri kubarya mani bro si mu Jesus ni we mbwira kuki ukuri kubarya kuki ukuri kubarya no muri comment badukurikiye kuki ukuri kubarya ku bantu kubafana ba JUWAYEZE sibyo no kubafana ba Juno kizigenza rukumva no kubafana banje Mr. Kayusi umwami w'inzuki satani murabivuga hiki hari uko naba nagize mbyiza ukura abantu kugira ngo byibuze nkabajyana mu nzira nziza koko yego kwihangira umurimo ni byiza kumva ariko ntabwo wakwihangira umurimo w'amafuti ubundi kuruvugisha kukumarira iki njye ubwanje hari abakumva burya n'Imana ibarantumye ku bantu b'ingenzi Imana gutuma Imana ituma abantu bameze ngo cyangwa ni none se Imana yandemye itambuka none se urabona ndi gisimba Imana bwagutumye kone rega ngewe ndi n'umutumwa Mana Gendi ni ntumwa burya Imana iba yambwiye ati gendura buri bari abantu bave mu buyobe yereka baba bayobye nese mubeshi bikugeza kuki bingeza kuki bituma Imana irabimpembera kandi n'abafana bakunda ukuri bagahora bashigikira ukuri abakunda amafuti dore icyo kintu kigezweho ari ubugoryi rukumva nico kintu abanyarwanda basigaye bakunze mu imisi sibyo nico kintu abantu basigaye Mbese ubwo bugoryi abanyarwanda bakunze urabufite ubwo bugoryi guhimba none se guhimba ninde muntu utahimba ariko ngiye ntabwo nshaka kwiteza uwo muvumo bro ndashaka kuzajya mvuga ukuri binkundire ubinyangira binyangire ngiye nkasasa inzobe ubundi nkeruka kabisa nkabwira umuntu icyo ari cyo n'icyo atari cyo mu gihe aba yanyeretse uko ari mbese ubona iwe ntabwo ubibona se ndabibona kayo ura ni nkene gufite mu buzima bwawe intego mfite icyambere cyo ndi umuhungu w'icitegererezo muri buri kimwe cyose mu ngeri zose zishoboka iterambere ndarifite mfite imishinga myinshi urukumva ubu tuvugana ngiye mfite umugore hanze urukumva wenda kuva Canada urukumva twenda kuzashinyanwa vuba urukumva nkazafata rwose style zose iyo niyo ntego ufite mu buzima bwawe intego mfite ya mbere urukumva
intego mfite ya mbere niyo kuzamura urukumva niyo kuzamura urwego rwanjye urukumva nkabinyuza mu bihangano byanjye nkanabinyuza no mu bikorwa bindi kubyekenera no businessman urukumva ubundi intego mba afite nyamukuru niyo kubwira abanyarwanda ko urukumva nkababwira ko tuba tubafitiye ibintu by'ibihangano byiza bifite message urukumva kandi bakabikunda kandi nabo niteguye ko bagomba kudushyikira mani ibintu byumvikana apana ibyo bintu by'ubugoryi gihora baturirimbira ubundi mu businessman ni umuntu umeze gute oya ni umuntu uhora mu bikorwa ni umuntu uhora ujya ushora urukumva ni umuntu uhora ni umuntu bafukasinze ku bikorwa mbese urukumva umutima we ukabona ko ari umuntu uhora ujya hirya no hino urukumva gushakisha urukumva ahantu hose akagera uwo niwe mu businessman sibyo nk'umuntu uba wivira hanze kurangura ibicuruzwa ukabizana hano mu Rwanda uba wivira Kenya Dallas Texas uba wivira Tanzania uba wivira ndetse n'ahandi uwo niwe business uwo niwo muntu nanjye nifuza kubaho kandi na n'isaha byaratangiye ejo bundi akavido nabonye karansetsa bari kubaza umuntu ngo surprise na multiprise bitandukaniye kuki ura ubona bitandukaniye kuki ariko nawe ushaka kunyingirira aya soko kwinjira none se multiprise ibijyanye n'amashanyarazi byo ngibyo surprise nayo uri kumva surprise nayo ni nk'utuntu dutunguranye mu buzima busha bwa buri munsi sibyo ni nk'utuntu twari twose dutunguranye bwa buri munsi sibyo ubwo rero ku muntu utabisobanukiwe abimenye ko uko nguko bimeze nazo siko bimeze mbwira ndakwiteguye ndabizi uyu munsi bagihaye ariko noneho ukujya kwa gucunge neza kuko nanjye ndi umwe mu bantu barasa imbogo ndasa imbogo kandi iyo nyirasa mu cyisho ntabwo surprise na multiprise numuze kubitandukanye oya ndabizi kubitandukanye nese mubeshe hari ibindi se uri kushaka kumenya se ibindi nshaka kumenya yego none se nk'ubu urumva nk'umuntu nk'ubu uvuze ati njyewe Kayusi ndi umustar mu cyongereza avuga ngo iki I'm star avuga ngo njyewe Kayusi ndi umustar me Mr. Kayusi I'm star icyongereza cyinshi yes I know I'm trying to know you are I'm trying uvuga ngo njyewe Kayusi ndarenze njyewe nta kintu na kimwe mu cyongereza njyewe Kayusi ndarenze ariko ngenda Kayusi ndarenze simani kugiye noneho kumbwira ibyongereza byinshi cyane kandi njyewe mfite ibintu byambabaje ngomba kubwira abanyarwanda birababaje sibyo ntago ndi muri mood yo kuvuga icyongereza kano kanya ukumva then tomorrow ukumva tuzabisubiramo neza niteguye ukumva nditari kukivuga ukumva niteguye kuvugana na buri umwe wese ese Kayo kugira ngo umuntu arekere kubabara bura turasabwa iki kugira ngo umuntu arekere kubabazwa n'ibintu by'iyi mihanda kugira ngo umuntu arekere kubabazwa birasaba ko mwebwe ndi kubwira sibyo mwayobeje ubwonko bw'abantu mwayobeje ukumva mwayobeje ubwonko bw'abantu mukayobya ubwenge bw'abantu sibyo mwabagize irari nko kurahura imitima y'abantu sibyo mwarabarahuye ukumva mufata abantu murabararura ukumva nimuve mu mafuti mujye mu bintu bizima nimujye mu bintu bizima ukumva muve mu mafuti apana guhura mutekateka imitwe ngo murikura ngo ni muri guhanga ngo muri kuririmba ngo za maririmbo mani twebwe ntabwo muzi igihe cyacu bro wenda nubwo hari benshi batari banzi ukumva ariko kugeza isaha bari kugenda bamenya bari kugenda bamenya gutandukanya icyatsi n'ururo sibyo bari kugenda bamenya gutandukanya icyatsi n'ururo umuhanzi ugukora ku mutima ninde umuhanzi ukuririmbira ikintu cyubaka mu mutima wawe ninde umuntu uguhindurira mu buzima mu byerekeranye n'imivugire ninde sibyo banza ufuka sinze kuri ibyo bintu nta sibyo Mr. Kayo uruka mu rusengero ryari Jensenga every day every time kila siku kabisa every day every time mimi naomba Mungu kabisa je mbasenga Imana ukumva mbasenga Imana kandi Mungu yiko kabisa Mungu yiko wallahi Mungu yiko kabisa Imana niyo ya mbere je muransenga kandi Imana niyo niragiza mu bintu byanjye byose sibyo nubwo beshi baba natugendaho ukumva batifuza ko twatera imbere banaturwanya ntago bizabahira ukumva burya bajya bavuga ngo imbuto y'umugisha iva ku giti cy'umuruho subizi nawe se suri umunyamakuru siri mu Jesus
oya bimbwire sibyo wivunika nashaka kurasa ku ntego umbwira impamvu yatumye nduhura byanyabyo kuko nge nawe nabonye usa n'umuntu ubonye ihaye sibyo reka dusoza ariko mubaza ikibazo kimwe Mr. Kayusi nyakwaza ikibazo kimwe nugisubiza ndaguheza amafaranga ibihumbi urifuza ngahe yewe se ayo ufite ubushobozi yampe ayo wumva ufite ubushobozi yampe naguheza inote y'ibihumbi 5 hano nona urahita uyameza nonaha abantu badukurikire ntumbeshye uvuge rahira burwarira hano kuri kandi kikunanira nikinanira oya urama ngahe ndikunanira ndaguhikira nikikunanira nikinanira ndaguha nanjye ndagukubira kabiri. Okay urakoze cyane yakwaza ikibazo kigira giti ni ikihe kintu urumva gihora kijya hejuru urumva kitajya kijya hasi ni ikihe kintu kiri hejuru gihora kijya hejuru gihora kizamuka kitajya kimanuka n'ukwezi n'izuba wapi na hano wewe nese ko ubona ukwezi n'izuba asa biritirana ibyo bintu mubaje ikintu kimwe gihora kizamuka kitajya kimanuka urebye izuba se rihora rizamuka so uko byagenda kose ngiye mvuze ibyo nzi kandi mvuze ibyo numva afite ubushobozi impamyabumenyi muri ngewe so ibyo ikintu gihora kizamuka ukumva ikintu gihora kizamuka kikongera kitajya kimanuka ko nari kubyumva neza se ko numva uri buntsinda amafaranga ko ndiwe yaguhe ako gacumi kana ni ikihe kintu gihora kizamuka kitajya kimanuka gihora kizamuka kitajya kimanuka aho ngaho ko numva ndi butsindwe ra urumva utsinzwe nawe ntsinda twumve ubundi amafaranga nyaguhe njyewe ubwo abantu bazayisubiza muri comment sibyo bazayisubiza muri comment reka dusoreze aha ngaha kandi reka mushimire noneho nagira ngo noneho nk'umuntu akabisa nk'umuntu wahose utanga ubutumwa bwa Dani reka dusoze nanone ugira nk'inama ugira urubyiruko rw'iki gihe hari abishoye mu biyobyabwenge abakobwa baberirwa mu bintu runaka abahungu bipfumuye amazuru badafite gahunda muri Kigali abakozi biki byose bagira inama oya ngiye inama ya mbere ndi buyigire bano bahanzi baza baje gutwika batubesha ngo baje kuririmba baje kuduhindura ubuzima bakatugira amagambo adusesereza ubwonko ukumva nimba batagira nicyo bakora bavuge tukibashakira ariko bareke kuyobya ubwonko bwacu niyo nama nabagira inama nagira umuntu wipfumuje amaherena n'amazuru uri kumva so namugira inama yo kujya gusenga ukumva akasa n'uwigaragaza mu ishusho ryiza ukumva ngewe bino bintu nubwo babimbonaho ntabwo ngiye nipfumuye mu zuru ukumva ushobora kumbona nyambaye gutya so ari ukugira ngo bibe kaba rasta ukumva nk'umuntu nyene uhora mu mazi nyene nk'umuntu nyene uri shine umuntu uhora ushininga nyene sibyo ubundi ngiye mba nintanukanije n'abantu bose ubona bigize abahwere kuko ngiye ntabwo ndi umuhwere inama nagira abanyarwanda cyangwa inama nagira abanywa tabi sibyo nuko nabo bava muri ibyo bintu akogeze kuri mwaho oya nge naritse nsigaye nsenga Imana kabisa ntabwo ngiyewe nk'itabi burya n'inzoga nazivuyeho ariko ngi inama nabagira kumva ni yuko bahinduka buri muntu wese uzi ko agendera mu ngeso zibi zaba ari iz'ubutinganyi zaba ari iz'ibiyobyabwenge zaba ari izo gutoteza zaba ari izo kwinjira mu buzima mu bandi zaba ari izo kwibasira bagenzi be kumva ku bintu biri byo no ku bintu bitari byo nabagira inama yo kubireka kabisa kuko ntago ari byiza sibyo kuko umuntu wese ubikora bizarangira yicujije kabisa nge niyo nama namugira sibyo yava mu byo arimo akajya mu bintu bizima nge niko nge nabivuga ubundi okay urakoze cyane uko babimeze bro sawa